ndabasuhuje kuri mwe mudoma gukurikira ibiganiro byacu dukomeza kugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nubwo amakuru akomeje kugenda acicikana ku bitangazamakuru bitandukanye, akomeza kugenda yibanda kuri mituweli cyangwa se ubwisungane mu kwivuza, gusa hakomeza kugenda hagaragazwa ko byanga byakunda umushyikirano w'inama wateranye ugamije kuba washaka igisubizo kirambye uko abaturage bajya bishyurirwa mituweli, bityo kandi hakaba hakongera kugaruka systeme yo kuba buri muturarwanda wese yajya yishyura ibihumbi 3. Turi mu nama y'abaminisitiri yateranye muri village Urugwiro mu biro bikuru bya Perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Imiryango y'abibumbye yateranye nyuma y'iki kibazo gikomeza kugenda kigaragazwa ko cyamaze kuba ikibazo cy'ingutu mu Rwanda. Harakomeza kugenda hagaragazwa ko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli, amafaranga arakomeza kugenda bumurengera, nubwo aya mafaranga abaturarwanda benshi bakomeza kugenda basaba leta y'u Rwanda ko yagabanyuka, bityo bagasaba ubuvugizi ko aya mafaranga ari menshi, bitewe nuko bikomeza kugenda byumvikana ko igihugu cy'u Rwanda nujya kureba urasanga mu by'ukuri mu Rwanda imikorere ni ntayo. Abaturage barakomeza kugenda bagaragaza ko aya mafaranga ari menshi, bityo kandi bagasaba ubuyobozi bwabo ko bagabanyura aya mafaranga. Hagati aho kandi ngo ufite inkuru nziza cyane, waba warazahajwe n'indwara z'amarozi, wararozwe ariko urivuza, ntabwo mu by'ukuri urabona umuganga wagukiza izo ndwara zawe. Uyu munsi igisubizo cyabonetse. Dr Pembe, umwe mu baganga basigaye ku isi bagukuraho rikaka, bavura indwara zananiranye by'umwihariko iz'amarozi, akorera ku Ijwi i Goma. Ushaka kumugana akagukiza izo ndwara z'amarozi zakuzengereje, nimero ni +24 38 98 39 70 gana Dr Pembe, akorera ku Ijwi i Goma. Kwibutsa ko aho waba uri hose umuti wakugeraho kuri wowe wazahajwe n'indwara z'amarozi, gana Dr Pembe. Ibibazo byongeye kuvuka ku kibazo cy'ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda. Abaturage benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko leta y'u Rwanda yakomezaga kugenda ibafasha, ariko kuri aka kanya benshi barakomeza kugenda bivovotera leta y'u Rwanda, bitewe nuko hakomeza kugenda hagaragazwa ko ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli irakomeza kugenda izamuka cyane nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa. Urugero, nuza kureba mu by'ukuri mu myaka yashize urasanga mituweli yari ibihumbi 3, nkuko kandi uyu munsi biri haraza kuba hagaragazwa ko muri systeme umwe mu banyarwanda nari bakuri telefone igendanwa arasanga amafaranga hari abishyura ibihumbi 20, bityo kandi uwa make akishyura ibihumbi 4 gusa, nkuko byakomeje kugira bitangazwa. Abaturage barakomeza kugenda bagaragaza ko aya mafaranga ari menshi batazayabona bidahagije. Bamwe mu baturarwanda barakomeza kugenda bagaragaza ko batazatanga aya mafaranga, bitewe nuko barakomeza kugenda bagaragaza ko amafaranga y'ubwishyu kuri mituweli cyangwa se ubwisungane mu kwivuza n'amafaranga menshi cyane. Kandi koko wajya kureba by'umwihariko imibereho y'umuturarwanda umwe, uraza gusanga aya mafaranga ni menshi cyane. Twakwibaza ikibazo kimwe gusa, ese kubera iki leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo kuba yashyiraho ko byibura umuturarwanda umwe wishoboye agomba kuzajya yishyura ibihumbi 20, utishoboye akajya yishyura 4? Byose ndagira ngo mbigusobanurire akantu kandi guhera ku ntangiriro kugeza ku iherezo, nkuko byakomeje kugenda bitangazwa na RSSB, nkuko kandi byakomeje kugenda bitangazwa na Minide. Ni kibazo gikomeye cyane. Ubwisungane mu kwivuza burakomeza kugenda buteza impaka hagati y'abayobozi ndetse n'abaturage bayoborwa, nubwo kandi bikomeza kugenda byumvikana ko ari kibazo hagati y'abaturage. Ubuyobozi bwo burakomeza kugenda bugaragaza ko nubwo hashyizweho uburyo bwo ko amafaranga yazamuka, benshi mu bayobozi baragaragaza ko ari ikibazo kirambye cyo kuba bakemura zimwe mu ndwara zikomeza kugenda zishyurwa amafaranga menshi cyane. Urugero, nuza kureba kuri page ya RSSB harakomeza kugenda hagaragazwa ko ari byiza cyane kuba umuturarwanda yakishyura amafaranga ibihumbi 20 cyangwa se n'uwa 4 akaba yayishyura, kuko harakomeza kugenda hagaragazwa udushya dutandukanye nkuko byakomeje kugera bitangazwa. Urugero, ahangaha ndakubwira ko mu mwaka wa 2022 kwivuza indwara y'impyiko ikizwi nka dialyse cyangwa se kuba havugwa indwara ya kanseri, indwara y'igicuri no kubagwa mu igufwa ry'ubwonko, byumvikana ko umuturage aya mafaranga yishyiraga ku ruhari rwe ku giti cye atari kuri mituweli. Ariko kuri aka kanya leta y'u Rwanda ikomeza kugenda igaragaza ko zimwe muri serivisi z'ubuvuzi
z'ubuvuzi zigiye kuba zashyirwamo imbaraga hakazajya hakorerwa kuri mituweli, bityo aya mafaranga azajya atangwa n'umuturage kuri bwisungane mu kwivuza azajya akorerwaho serivisi zose z'ubuvuzi. Ariko kandi abaturage bo ntabwo ariko babyumva, baragaragaza ko by'umwihariko umuturage kwishyura ibihumbi 4 no kwishyura ibihumbi 20 ari amafaranga menshi cyane. Minideyo nkuko yakomeje kugenda ibitugaragariza cyangwa se ibidutangariza, kwibutsa ko turi kumwe na Minide muri iki kiganiro, kuko kandi Minide ikomeza kugenda ibitugaragariza. Byumvikana ko umuturage umwe wo mu cyiciro cya mbere, ahangaha byumvikana ko icyiciro cya mbere ni umuturage utishoboye cyangwa se umutindinya kujya. Leta y'u Rwanda yishyizeho urusasu rukomeye cyane nikunza kuba nabyita, kuko uyu muturarwanda ubarizwa mu cyiciro cya mbere arajya yishyurirwa na Leta y'u Rwanda 100% aya mafaranga yose y'ubwisungane mu kwivuza, kuko ibiciro byasohotse ku itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Minide ifatikanyije na RSSB hasohotse urutonde rugaragaza ko umuturage mu cyiciro cya mbere azajya yishyurirwa ibihumbi 4 na leta, mu gihe kandi umuturage mu cyiciro cya kabiri azajya yishyura ibihumbi 3. Leta y'u Rwanda ikamushyiraho inyunganizi y'amafaranga 1000, yose hamwe akaba amafaranga ibihumbi 4 agomba kwishyurwa ku bwisungane mu kwivuza. Mu cyiciro cya gatatu hari ikibazo gikomeye cyane, kuko abaturage benshi barakomeza kugenda bisanga mu cyiciro cya gatatu, ari nako bagaragaza ko barimo gushyirwa mu byiciro batagakwiye kandi koko badakora imirimo yabemerera kujya mu cyiciro cya gatatu. Mu cyiciro cya gatatu ni inoti y'ibihumbi 5 y'amafaranga y'u Rwanda umuturarwanda azajya yishyura nta ruhare rwa leta rugaragayeho. Kwibutse ko mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri Leta y'u Rwanda igomba kuzajya igaragazaho inyunganizi. Icyiciro cya gatatu kirateza impaka ikomeye cyane, benshi baragaragaza ko bari gushyirwa mu cyiciro cya gatatu, ariko kandi bakavuga ko batari bakwiye kuba bajya mu cyiciro cya gatatu cyo kwishyura amafaranga ibihumbi 5. Ni mu gihe kandi icyiciro cya kane uyu muturage azajya yishyura amafaranga ibihumbi 8 byose nta ruhare rwa leta rugaragajweho. Mu gihe kandi icyiciro cya gatanu hazajya hagaragara ko umuturage uri mu cyiciro cya gatanu azajya yishyurira ibihumbi 20 byose nta ruhare cyangwa se inyunganizi ya leta igaragajweho. Ahangaha hari ikibazo gikomeye cyane, ndaza kuba nahashyira point. Turaza kuba twagaruka ku musozo w'iki kiganiro tureba ese kubera iki uyu muturage azajya yishyura ibihumbi 20, undi akishyura 8, undi akishyura ibihumbi 5, undi akishyura 3, undi akishyurirwa ibihumbi 4 byose. Kubera iki amafaranga ibihumbi 20 agiye kuba yakikuba by'umwihariko ubwigire gatatu, bikaza kuba byagaragara nk'ikibazo gikomeye cyane ko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza yakomeje kugenda azamuka cyane. RSSB ifatikanyije na Minide bagafatikanya n'abaministeri bongeye kwicara hamwe, ubundi batangira gusesengura harebwa nimba nta kwibeshya kwaba kwarabayemo kuba aya mafaranga yazamuka akikuba ubwigire gatatu. Hangaha hakomeje kugenda hagaragazwa ko hari n'amafaranga yakomeje kugenda yikuba ubwigire 5, kuko nuza kuba wareba n'ubundi busanzwe amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ni ibihumbi 3 abaturage bari bamenyereye. Gusa nkuko byakomeje kugera bitangazwa mu mpera z'umwaka wa 2019 hari amakuru yakomeje kugenda atangazwa. The Quick News yakomeje kugenda itangaza ko Leta y'u Rwanda yapropoje ko buri muturarwanda azajya yishyura amafaranga 1500. Nubwo aya makuru yatangajwe mu mpera z'umwaka wa 2019, abaturarwanda icyo gihe barishimye cyane, batangira gusingiza ubuyobozi bwabo ko bugiye kuba bwabashyira igorora. Ariko kandi nyuma yuko amafaranga yazamutse nkuko byakomeje kugenda bitangazwa mu ntangiriro z'umwaka wa 2026, hakomeje kugenda humvikana ko abaturage bakomeje kugenda bamaganira kure bimwe mu bitekerezo byakomeje kugenda bitangwa n'abayobozi. Ariko kandi twibuke ko mu mpera z'umwaka wa 2019 hatangazwa ko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza agiye kuba yapropozwa ku mafaranga 1500. Ntabwo twakwibagiza ko abaturage batangiye gusingiza ubuyobozi bwari bumaze kuba bwatangaza ko ubwisungane mu kwivuza bushobora kuba bwagera ku mafaranga 1500, aho hatangajwe inkuru zigaragaza ko amafaranga yazamutse. Abaturage batangiye kurakara cyane, barakarira guverinoma yabo. Gusa reka twibaze, nubwo Leta y'u Rwanda ikomeza kugenda igaragaza ko aya mafaranga ashobora kuba yagabanyuka, hakaba hasubizwaho ibiciro byari bisanzweho, ariko kandi ni serivisi zongeye mu buvuzi zikaba zakurwaho, urakeka igihombo kizafata